bagirwa ngiye kwambika Perezida wa Repubulika mikoro cravate ngiye gufata ku ikote rye, umupira arawutakaje, umupira kwande kwa Mayele Papi, igitego basi na iyo wumvise Rayon Sport yitwa ikipe y'Abanyarwanda, iyo wumvise Haruna bamwita Fabregas, iyo wumvise abogeza umupira w'amaguru mu Rwanda bavuga bati runaka no mu Brazil, iyo wumvise bita Abanyarubavu ngo ni muri Brazil, ese wibaza ku bigwi n'igikundiro by'ikipe yambara ubururu n'umweru? Ese ibi byose byazanywe nande? Byubatswe nande? Byakozwe nande? Byatangijwe nande? Yakoze kuri Radio Rwanda, yabaye umuyobozi ushinzwe itangazamakuru mu cyahoze ari Osiri Cafe, yabaye umuyobozi ushinzwe itangazamakuru mu cyahoze ari Electrogaz, yabaye umunyamakuru wa BBC Gahuzamiryango, yagiye guhagararira BBC Gahuzamiryango muri Arusha, yabaye umunyamakuru ndetse n'umuyobozi wa Isango Star, yakoranye na nyakwigendera Victoria Nganyira, Imana ikomeze imwiruko ridashira. Ibyo byose n'ibindi nkabyo bihita bituzana mu gutekereza ku mateka n'ibigwi by'umunyabigwi Jean Lambert Gatare. Byatumye twicara tugukusanyiriza bimwe mu bigwi n'amateka by'uyu mugabo. Byose bitangira yambika Perezida wa Repubulika mikoro karuvati, byose bisingiye ku kuba Jean Lambert Gatare ari umukunzi, umufana, umukozi ukomeye wa Rayon Sport. Avuga ko rimwe na rimwe kogeza imikino y'iyo kipe akunda byamugoraga, agahitamo kwigwandika, kwirwaza ngo adasabwa kujya kuyogeza. Uwo mugabo w'inararibonye mu itangazamakuru rya siporo, aho yakoze igihe kirekire ni kuri Radio Rwanda, ndetse yakoreye igitangazamakuru Isango Star mu kiganiro cyitwa Rayon Time. Yavuze ingorane yagiye agira zo guhuza umwuga w'itangazamakuru ry'imikino no kuba umufana w'ikipe ya Rayon Sport. Yagize ati, ntabwo nibuka neza umukino waba waranteye kugira amarangamutima menshi mu buryo bukomeye. Abo twakoranaga nka Kajugiro Fideli na Yves Marcel na Baptiste, hari igihe nagiraga gutya ngashyiramo agakoryo. Match zikomeye za Rayon Sport hajya kwigwandika, kuryama ngo ntajya kuzogeza. Yavuze ko kuryoherwa n'umukino wa Rayon Sport abifatanya no kogeza byaramugoraga cyane, ari naho yaheraga yigira kwigwendeka cyangwa se kuryama kugira ngo abone uko awukurikira yicaye nk'abandi. Ati burya niyo uri kogeza umukino ntihazagire ukubeshya, ntabwo uba warawurebye, uba uri ku kazi kurusha uko waba uri kogeza, uba uri ku kazi kuruta uko waba uri kuryoherwa nawo. Kenshi na kenshi kugira ngo mbone uko ndyoherwa n'uwo mukino nabihirikaga kuri Kajugiro cyangwa Yves Bucyana, nanjye nkicara muri stade nkareba umukino nk'abandi. Gatare yavuze ku gakoryo kasakaye, aho ngo rimwe na rimwe yogezaga umupira wa Rayon Sport
ari kumwe na Marcel Rutagarama. Rayon Sport yatsinzwe igitego aho kucyogeza agira uti baratwishyuye sha. Jean Lambert Gatare avuga ko ibyo bitigeze bibaho. Mu by'ukuri ni urwenya, ntabwo byigeze bibaho. Urwo rwenya rwakwirakwijwe n'umuyobozi wa APR FC, ndashatse kuvuga izina, ukunda umupira cyane agakunda no gutebya. Yajyaga ahura na Marcel ari wenyine akamubwira ati uribuka kubwira Gatare ngo baratwishyuye sha. Yahura na Yves akamubwira ngo uribuka kubwira Gatare ngo baratwishyuye sha. Yahura nanjye uturibuka ubwira Marcel na Yves ngo baratwishyuye sha. Arongera ati yabivugaga muri wa muco mwiza wo gutebya, gutera ubuse, wo kuganira, ariko noneho abafana b'andi makipe babifatiye hejuru babigira ukuri kandi nta byabaye. Hari ubwo twigeze duhura nawe turi batatu, njyewe, Marcel ndetse na Yves. Turamubaza tuti noneho turahibereye turi batatu, tubwire uwabivuze. Aratubwira uti ubundi se mwese ntimurabareyo. Aho n'umupira uryohera rero hazamo utuntu nk'utwo two gutebya, kuryoshya, gutera ubuse, ariko baratwishyuye sha, nta byigeze biba, nta wabivuze. Gatare ni umwe mu batanze umusanzu ufatika mu itangazamakuru rya siporo, haba mu kogeza umupira no kuvuga amakuru y'imikino. Akagira indi mpano yihariye yo kwita abakinnyi amazina bitewe n'imyitwarire yabo mu kibuga. Mu bo yise amazina harimo Bokota Yesu Gikurankota, Haruna Niyonzima yamwise Fabregas, Twagizimana Martin Fabrice yamwise Ndi ku kazi, Ndayishimiye Eric yamwise Bakame. I Rubavu yahise muri Brazil kubera impano z'umupira zahakomokaga, aho yemeza ko ibyo yabifashwagamo n'inararibonye mu mikino yitwa Migambi. Arongera ati naricaraga nkaganira na Migambi, tukaganira ku bakinnyi, nuko twicaye nza kuvuga nti ariko uziki Rubavu wagira ngo ni muri Brazil ho ku isi. Ninjye wazanye iryo zina mvuga kuri bariya bana ba Haruna, mvuga ko Rubavu hameze nko muri Brazil yo ku isi. Nshaka kuvuga ko Rubavu ari ikigega cy'impano z'umupira w'amaguru mu Rwanda. Haruna namwise Fabregas, najya no muri Tanzania kumva bamwita Fabregas. Umuntu yabaga yabikuye mu bandi bantu bakunda ibintu by'imikino, aho yabaga yicaye arimo aganira nabo. Niba uri umukunzi wa Smart Maker TV show, tukugezaho amakuru y'ibyamamare. Niba uri umukunzi wa Smart Maker TV show ukaba warakoze subscribe, turagushimiye. Niba utarayikora nawe yikore. Ngayo amateka muri make, ngaya amateka muri make y'umunyabigwi Jean Lambert Gatare wazanye byinshi mw'uyu mwuga. Ntiduteze kwibagirwa ibyo yubatse. Niba warakoze subscribe uri umuntu w'umugabo. Niba utarayikora yikore, dukomeze twubaka umuryango mugari w'abanyabigwi. Amateka nicyo yatwigisha mu Rwanda. Iyi ni Smart Maker TV show, ngende